Yes, nkwaye ikaze ku makuru avugwa kuri iyi si dutuye aho ubuzima bw'ibyamamare buba ku karubanda. Nyuma rero turebere hamwe iyi nkuru ikomeje kugenda ibica bigacika, akaba ari inkuru ikomeje kugenda itigisa imbuga nkoranyambaga. Umuhanzi Ama G The Black abwiye Ngabo Robin uherutse kuvuga ko umuziki we wakabirijwe ngo mbese yabeshya abanyarwanda igihe kirekire yuko yakinira mu rubuga rw'imikino amenyereye, ubundi iby'umuziki akabigendera kure. Uyu rero Ngabo Robin mu minsi ishize nibwo aherutse gufata Tom Close ndetse avuga yuko indirimbo ze ngo zitaryoheye amatwi rwose, ngo habe na busa ngo yabeshya abanyarwanda kuva mu myaka ya kera. Ngo yakomeje kujya agenda ashimagizwa ndetse ngo akabwira abantu yuko azi kuririmba, ngo na Primus Guma Guma Superstar yatwaye ngo ntabwo yarayikwiriye. Aho akomeje kugenda avuga rero yuko uyu Tom Close igihe cyose yatangiye aririmba kuva mu myaka hafi 20 igiye gushira, umuziki we ngo utaryoheye amatwi y'abanyarwanda, ndetse ukabona yuko yakoze ikintu gisa nkaho gikomeye kuvugira abanyarwanda bose, kandi byibura yaragombaga kuba yakwivuga. Wenda byashoboka yuko umuziki wa Tom Close waba utaramuryoheye, ariko abantu bakomeje kugenda bamubwira ati ntabwo wowe utwumvira uriyumvira, ntabwo wagombaga gushyira muri rusange ngo uvuge n'abanyarwanda bose. Uyu Ngabo Robin rero yakomeje kugenda atangaza yuko Tom Close ngo imiririmbire ye mu by'ukuri ngo itamuryoheye, ngo mu by'ukuri ngo umuziki we ngo nta kintu kirimo, ndetse ibi byakomeje kugenda bivugisha abatari bakeya batera amabuye uyu Ngabo Robin wavuze ukuri kose kuko yabyumvaga, ndetse akavuga muri rusange bakavuga bati wagombaga kwivugira ariko nutuvuge, cyangwa se niba ari nakubibona ntabwo wagombaga kubishyira mu itangazamakuru. Ibi rero byatumye Tom Close n'umugore we nabo bajya mu itangazamakuru bakomeza kugenda bamunyumuza bamubwira yuko yakoze izagirego ibintu yavuze atagombaga kubivuga, ndetse n'abandi bose bakomeza kugenda bamubwira ati Ngabo Robin wari wabaye iki kwegera mikoro ugahagarara imbere ya kamera ubundi ukavuga amagambo akomeye kuri icyo kigero ugakomeretsa imitima y'abantu batari bakeya bikundira Tom Close n'abakunda umuziki nyarwanda, dore yuko Tom Close yakoze ibintu bihambaye. Nyuma yuko rero iyo saga ibaye, n'uwitwa Ama G The Black yegereye imbere ya kamera ubundi bamutunga mikoro, nawe agira ikintu abivugaho. Yagiye agaruka yuko uyu Ngabo Robin akaba umuvugizi wa Rayon Sport adakwiriye gukina n'umuziki nyarwanda, ahubwo akwiye gukina n'ibyerekeranye n'urubuga rw'imikino, dore yuko ari byazi iby'umuziki atazi uko bimeze, n'igitero cy'indirimbo na adashobora no kuba yakiririmba. Rero yakomeje avuga yuko niba ashaka kumva indirimbo ziryoheye amatwi, indirimbo nziza, ngo nawe yakicara hasi akandika imirongo itandukanye ubundi akazandika, ubundi akajya yumva izo yihangiye, dore yuko mu by'ukuri namwe mubizi neza ukuntu guhimba indirimbo bivuna cyane. Uyu Ama G The Black rero nawe mu gahinda kenshi n'akababaro yari afite ku maso yakomeje kugenda abwira Ngabo Robin yuko ibintu yakoze bitabaho, ari ibintu bidashoboka. Akaba rero uyu rero Tom Close yavugaga akaba ari umuhanzi ufite izina rikomeye hano mu Rwanda, akaba yarazamuye abahanzi benshi. Aho Ama G The Black yakomeje kugenda avuga ati rwose uyu Tom Close aramutse naje nicaye nahaguruka akicara, kandi ndabizi neza yuko na The Ben aramutse aje The Ben yicaye The Ben yahaguruka ku ntebe ubundi Tom Close akicara, dore yuko namuyoboke n'abandi batandukanye bakunda uyu muhanzi Tom Close kandi bishimira ibikorwa bye. Ntabwo rero yumva ukuntu amatwi y'uyu Ngabo Robin yaba yumva ibitandukanye n'iby'abandi benshi bakunda Tom Close baba bumva, ndetse bakavuga yuko yarengereye mu by'ukuri, ahubwo akwiriye no gusaba imbabazi akamenya ibyo agenda akinisha, yuko umuziki nyarwanda aho ugeze atagomba kuwukinisha uko yiboneye. Rero uyu Ngabo Robin Ama G The Black yakomeje kugenda avuga yuko nawe abizi neza yuko kugeza ubu nawe ashobora kuba ari kwicuza bitewe n'amagambo bakomeje kumubwira, bitewe no kumunenga bakomeje kumugaragariza abatari bakeya baba abanyarwanda n'abanyamahanga. Kandi ikindi cyakomeje kubabaza Ama G The Black nuko yavuze ngo yashaka yanabireka. Icyo ni ikintu cyamubabaje cyane, ndetse mu by'ukuri ukabona yuko ari ijambo riteye agahinda kubona umuntu amaze imyaka yenda kuba 20 yandika indirimbo zitandukanye azihereza abanyarwanda zirimo ubutumwa, ubona ko ari ubutumwa bukomeye cyane, kandi ubona ari ubutumwa bwahinduye abatari bakeya baba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ubundi umuntu akaza mu gitondo umunsi umwe ibyo yubatse mu myaka hafi 20 akabisenya mu munota umwe, nta n'ikintu yitayeho akabitesha agaciro
akabifata nkaho bitabaye. Rero Ngabo Robin wavuze yuko kuri we umuziki wa Tom Close yumva ari nkaho nta kintu kirimo, yakomeje kuvugisha abatari bakeya kuri iyi mihanda, yakomeje gutigisa imbuga nkoranyambaga dore ko abantu bose bumiwe, kandi akaba ari inkuru ikomeje kubica bigacika mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ubundi wakibaza ngo Ngabo Robin asobanukiwe cyane iby'umuziki ku buryo ageraho ahangara umuhanzi ufite izina rikomeye nka Tom Close. Yego nibyo, wenda ashobora kuba amaze igihe kitari gitoya yumva umuziki w'Abanyarwanda, akaba afite uko abyumva cyangwa se akaba afite uko abisobanukirwa, nk'uko abantu benshi bakomeza kugenda bamubwira yuko wenda nibyo ashobora kuba yarumvise umuziki w'Abanyarwanda cyane, akaba yagira ibintu yabona ko byakosoka, ariko ntabwo agomba kujya kuri kamera ngo avugire Abanyarwanda bose ngo ashyire muri rusange ubundi afate umwanzuro. Rero n'amagambo bakomeje kugenda bamubwira yuko binabaye byiza mu by'ukuri yasaba imbabazi kuko yavuze amagambo atarakwiriye kuvuga. Abantu benshi bakomeje kugenda bamubwira ati yahubutse, ashobora kuba yavuze bimutunguye cyangwa se akaba mu by'ukuri ari urwango asanzwe yifitemo adakunda umuhanzi Tom Close. Ariko ibingibi byateje saga kugera naho abafana ba Tom Close bababaye cyane n'abakunze b'umuziki nyarwanda n'abandi bahanzi Tom Close yagiye azamura, dore yuko ari umwe mu bafatiye runini umuziki wo mu Rwanda. Ahangaha rero ni kuri Magic Media Rwanda, aho tudahema kukugezaho amakuru atandukanye abavugwa hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, ubundi tukayakugerezaho ku gihe. Niba ari ubwa mbere rero ugeze hano cyangwa se ukaba warahageze ukaba utarakora subscribe, rero uyu ni umwanya mwiza wo kwanda sabone, ubundi amakuru yose tukugezaho akajya kugerezaho 5 kuri 5, dore yuko twiyemeje twabigize intego yo kuba twakugezaho amakuru agezweho kandi tukayakugerezaho kugereka. Nguseze rero nkubwira ngo mwifurije amahoro n'amahirwe, ubundi uze guhaha uronke. Reka dusubire mu nkuru ziraba zigezweho mu kanya kari buze. Ciao ciao.